wari uzi ko ushobora gutangira isoko rya online cyangwa gucuruza online nawe ibicuruzwa ufite ukoresheje telefone yawe ukoresheje na internet gusa warangiza ugatangira gukorera amafaranga. Muri kuno munsi tuvuge kuri side hustle ko wakitangiriza isoko rya online ry'ubucuruzi cyangwa se nka e-commerce. Tugiye kureba aka side hustle ese kakorwa gute, ubona gute ibicuruzwa, ese wacuruza ute, ese ni ikihe gishoro bisaba, ese natangira gute mu buryo bworoshye bitaguhenze. Ubundi nowadays abantu benshi barimo barafungura amaduka, barimo barajya kurangura Dubai n'ahantu hagiye hatandukanye, ariko nubwo ibyo byose birangura hazamo ikintu cyo kuvuga ngo ni gute bazabona abakiriya, ni gute bazagurisha ibyo bintu byabo. Byo kuvuga ko ubu ngubu ikintu kigezweho ni uguba wabasha gufasha abantu kugurisha ibicuruzwa byabo. Ibi uruganda n'umuntu ufite stock nini cyane, amahurusera, biye n'umuntu ugurisha mu buryo bwo kuriteringa, n'umubwira ko ushaka kumufasha kubona abakiriya ntabwo yabyanga. Sinzi umuntu mu by'ukuri udashaka abakiriya, ko kenshi baba bakodesha ama-ofisi bakeneye kwishyura, baba bagomba kujya kurangura ibintu byose baba bikeneye. Hakenewe rero umuntu ubafasha kugurisha. Nkubwire ngo iyo ubafashije kugurisha nawe wagira ute, nawe waba umukire. Utise ni gute nabafasha kugurisha? Birasaba ko nyine utangiza e-commerce. E-commerce cyangwa se e-store ni urubuga rugira ute rugurishirizaho ibintu online cyangwa se e-commerce. Iyo tuvuze e-commerce abantu benshi nyine bumva ngo Alibaba, Amazon, AliExpress n'izindi zigiye zitandukanye. Yego zirakomeye cyane, ariko nawe ushobora gutangira indi ijya gukora muri modo nkabo nka za Amazon cyangwa za Alibaba, nawe ugatangira ute, nawe ugatangira kuzajya ugurisha nk'uko za Amazon zikora. Reka ngiye kubasobanura izi modo eshatu wumve iyo watangira itaguhenze. Modo ya mbere niyo kuba wifitiye ibintu byawe, uru ruganda, umuntu urangura, umuntu runaka, urimo urashaka kugira ute kuzajya ubona abakiriya online. Bizasaba kwigira e-commerce yawe cyo kwita e-store yawe cyangwa se personal store ishingiye ku iduka ryawe, ishingiye ku bicuruzwa byawe. Iyo ngiyo ntabwo igoye, ni ukuba ufite ibintu muri stock yawe ukabishyira kuri online. Nk'urugero nk'iyo nabanki, urugero nk'iyo bita icyanzu.com na icyanzu.com, nyirayo yifitiye stock yiwe, agira ute agurishirizaho ibintu bye. Iyo ugishatse online utabugira ute utabucyodaringa. By the way, niba mushaka no kugura ibintu bijyanye na aba content creators, nabararikira gusura website bita icyanzu.com. Unakeneye website y'icyanzu.com imeze nk'iriya, waza nkayikubakira, ninjye wayubatse. So iyo rero nishingiye ku muntu ufite ibintu mu iduka rye. Indi e-commerce ya kabiri ni e-commerce ishingiye kugurishiriza abantu ibintu. Abantu bakazana bagashyira ibintu kuri ya website, wowe bakazajya bakwishyura, bamara kukwishyura, bamara kudelivery ibintu byabo, ukagira ute ugakora komisiyo yawe, ukaba amafaranga yabo. Ni kuvuga wowe icyo ukora ni uko ufite e-commerce yawe, e-commerce ikoze neza, e-commerce iri strong, ukayamamaza, warangiza abantu bakaza kugira ute, abantu bakaza kuguriraho, ugatangira kubonaho komisiyo. Iyo e-commerce murumva ko wakira amafaranga y'abantu. Iyo e-commerce ndagira mbabwire ko itoroje kuyikora, kubera ko iyo e-commerce isaba kuba ufite icyizere. Iki cya kabiri isaba kuba umaze kuba umuntu ukaze. Iyo ngiyo niyo Amazon ikorana nayo. Buriya Amazon ibintu byabo byose ugurishiriza hariya ibifiteho control. Hari ubundi bwoko bwa e-commerce rero numva nabashishikariza kugira ute, nabashishikariza kuko gutangira. Ni ugutangira urubuga aho ushyiraho ibicuruzwa by'abantu bagiye batandukanye, warangiza abo bantu ukazajya ubacaginga udufaranga dukeya.
Nukuvuga nk'urugero nimba ari umuntu ufite iduka ubishyizeho ukavuga ati kugira ngo ngenge nkwamamariza njya gushyira ku rubuga rwanjye ndaguca wenda 1000 ku kwezi cyangwa se 2000 ku kwezi cyangwa se 3 ku kwezi. Ibaze ufite abantu tuvuge katwege kukabya nk'abantu 100. Urumva abantu 100 mu mwaka kwishyura 1000 amafaranga ufata 1000 ukubona abantu 100. Urumva katuvuge ko ari 100. So iyo ni ubwo bwa e-commerce. Ikindi e-commerce uburyo ikora mu gutangira ntabwo wabwabana ngo bishyire ibicuruzwa, ni wowe ugira ute, ni wowe biyashyiraho. Kora ko niba uri gutangira business wirinda kugira ute, wirinda abantu ko ari bo babyikorera, ahubwo wowe ugatangira ukagira ute ukabibakorera. Strategy yo gutangiza e-commerce. E-commerce ushobora kuyubaka ukoresheje icyo twita blogger. Bigishije mu gihe muri ama video y'ukuntu ukora blog ushobora gukora ama e-commerce. Ikindi ushobora kuyubaka mu cyo twita WordPress. Nyiranga twatangije project muri Afinovators yo kwigisha abantu kubaka website muri WordPress. Dufitemo imyanya y'abantu 10. Abantu muzitabira iri somo rya WordPress Masterclass muzahabwa ayo masomo. Ikindi cya kabiri muzahita ko muhabwa amahirwe yo gukora internship mu kigo cyanjye cya Afinovators. Iki cya kabiri nzata ko mbabera mentor for lifetime. Ikindi mu bantu muzifuza kujya gukorera abandi muzata ko munshyiraho nk'umurefero, nzababera muzashyira nk'umuri reference. Iryo somo ni abantu 10 gusa dukeneye, niyo mpamvu twariciye 500. Kwishyura bivuze ngo uradakubona ayo mahirwe yose. Bavuga ko website imwe yubakirwa nibuze hagati y'200 na 300. Uzi ufite ubumenyi uzaba uri able yo kuba wakiyubakira website. Bivuze ngo niwubakira abantu 2 cyangwa 3 amafaranga watanze uzaba uyagaruje cyane cyane kuja no kwiyubakira. So ibyo ndi kubabwira rero ko uburyo bwo kwitanya e-commerce wayubakira cyangwa gutangiza umwana wanjye segonderi kana agaside ushobora gutangiza ku udafite akazi wicaye mu rugo ukoresha internet na mashini n'umwanya wawe. Uko ugenda utera imbere, uko ugenda uzamuka niko uzagenda uba upgrade mu kuba wagira ute washyiraho ibintu bigukosha. Mbibutsa ko ikintu cya mbere kibanze ni ugukora sales. Ukabona umuntu ugurisha akakwishyura 2 cyangwa 3. Rero mbifurije amahirwe. Niba ukeneye inyunganizi nyandikira, niba ukeneye ubufasha nyandikira, icyo cyo cyose ukeneye ndagufasha. Niba kandi ukeneye kujoininga our master class ya WordPress ndabibinginze inshuti zanjye, amahirwe n'abacike nabwo mu nyandikire tubiganireho. Bye bye, uwindishisha Sam, ndabakunda cyane.